Red Life. Red Life. Red Life. Rimwe ubwo umusore yari arangije amashuri makuru arimo gutegura ibirori byo guhabwa impamyabumenyi y'ikirenga, yashakaga ko ibyo birori bizaba ari ibirori by'akataraboneka, kandi koko yumvaga bishoboka kuko nyine yavukiye mu muryango w'abaherwe kandi akaba umwana w'ikinege wumviraga kandi akunzwe, ndetse no mu buzima busanzwe bajyaga bamukoreshereza iminsi mikuru myiza nk'isabukuru y'amavuko n'utundi. Ubwo rero ibirori byo guhabwa impamyabumenyi y'ikirenga yari yatsindiye yumvaga bizaba ari agahebuzo, nyamara yaratunguwe cyane binatuma akora impinduka zikomeye cyane mu buzima bwakurikiyeho uwo munsi. Iyi ni inkuru y'ubuzima ya 35 kuri Red Life. Njye ndi Nahimana Dieudonné. Twongeye kubasuhuza cyane mwe mwavutse muri iminege. Iyi nkuru turayibatuye. Muti byagenze bite? Rimwe umusore wavutse ari ikinege avukira mu muryango w'abaherwe, nawe biramuhira mu ishuri aba umuhanga kugeza ubwo yegukamye impamyabumenyi y'ikirenga, nuko ategura umunsi mukuru wo kubyishimira. Muri uko kuwitegura agatima kagasimbukira ku mpano azahabwa n'inshuti ze, akumva agize amatsiko cyane, ubundi akarushaho gushyiramo akagufu mu kwitegura, agatekereza impano azahabwa n'umukunzi we bakundanye kuva pirimeri, imyaka ikaba yari ibaye 15 bakundana. Impano za ba nyirasenge, ba nyirarume, ba pare ndetse by'agahebuzo. Ku mpano papa we yari yaramusezeranije ngo naramuka ashoje amashuri ye, akabitekerezaho agatekereza n'ukuntu ari ikinege yumvira kandi akaba ari n'umuhanga, akumva byanga bikunze bizaba ari ibirori bihambaye koko. Umunsi urashira uragera, ibirori biba byiza cyane kuruta uko yanabikekaga. Mu birori hagati ubwo umwanya wo gutanga impano warageze, buri umwe mu nshuti ze za hafi cyane, dore ko yari afite inshuti nyinshi ku buryo byasabye gutoranyamo bake b'ingenzi kuruta abandi kubwo umwanya muto bari bafite. Buri umwe agahaguruka akamushimagiza, akavuga ku buzima bwiza banyuranyemo, yarangiza ati none rero impano yanjye niyi. Nyirasenge ati muhaye ishyamba ryanjye ringana na hegitari. Nyirarume ati muhaye imwe muri sitasiyo za peteroli zanjye. Pare we ati muhaye imwe muri aparitema mfite muri uyu mujyi. Biratinda bigera kuri sheri we, yamuzaniye ishusho yamukoreshereje bari kumwe ubwo bari birukanywe ku ishuri bazira ko bakundanaga, bakabakubita bakabahatira kubirika bakanangira kugera ubwo birukanwe. Hanyuma hataho se hagezweho se, nawe azana impano iri muri envelope kado, ati mwana wanjye wampesheje ishema mu bandi, umbera urubyaro rwuzuye, umbera imfura, ubuheta, ubuheture na bucura, kandi ukora aha bose. Ibirori bikirangira umusore n'amatsiko menshi yihutira gufungura impano yahawe na se. Yumvaga nta kabuza ari ikintu gifungiyemo cy'agaciro gakomeye nka zahabu cyangwa se diyama, nyamara agifungura atungurwa no kubona ari Bibiliya. Yumva aguye mu kantu, arababara cyane, ubundi bucyandika ibaruwa y'ishavu rye anatuka se, anamubwira ko adashaka kuzongera kumubona. Nuko yigira mu mahanga ya kure. Ise abibonye yibaza icyapfa n'umuhungu we, arakibura. Anagerageza kureba uburyo bahura ngo basase inzobe, ariko umuhungu we aranangira kugeza ubwo umusaza apfanye agahinda. Itangazo ryo gushyingura rigera kuri wa muhungu, nuko aza gushyingura. Ibyo gushyingura birangiye, inshuti za wa muhungu ziza kumwihanganisha, ariko zinamugaya ko mu byo se azize nawe arimo, kubwo kumutera agahinda kandi ari we mwana rukumbi yagiraga. Yamukumburaga ntamubone, ariko umuhungu we akabihorera kuko yari akirakariye se nubwo atarakiriho. Nuko nimugoroba ajya kuryama mu cyumba yabagamo. Agezemo agenda arambura udutabo n'udupapuro twa kera yajyaga akoresha, nuko aza no kugwa kuri ya Bibiliya yari yarahaweho impano na se. Nuko atangira kuyirambura, ababonyemo urufunguzo rw'imodoka nshya yari ihenze kuruta izindi muri ibyo bihe. Ahita anabona sheke y'akayabo k'amadolari menshi cyane. Nuko arababara, asanga yarahubutse akiteranya na se. Agahinda nawe kamutangira ubwo kugeza kamunanguye. No mu buzima busanzwe hari ubwo duhubuka ntitumenye ibyiza bikomeye byinshi nyuma y'ibikorwa turi kugirirwa, byagera ku bintu bijyanye n'Imana ho tukumva biri kudutera igihe, nyamara ntidutinde kubona ko twibeshye, ubundi tukabana n'ibikomere duterwa n'ubuhubutsi bwacu.
kugeza natwe bitunanguye tugapfa tukicuza tuti iyo tubimenye. Niba iyi nkuru wayikunze bitwereka ukora like, unasangiza abandi ukora share, kandi kugira ngo utazacikwa n'inkuru ikurikira kanda subscribe niba utarabikora, unakande ku nzogera iri iruhande rwa subscribe kugira ngo ujye ubona notification. Ntimuzacikwe n'inkuru y'ubuzima ya 36 kuri Red Life. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza nk'uko natangiye mbibabwira. Njye ndi Nahimana Dieudonne, Shimire Niyonshuti Eri na Leon Fidel n'abantu b'abagabo cyane, gusa namwe turabakunda cyane. Red Life. Red Life. Red Life.
Red Life. Red Life. Red Life.